host nkatwe kagenda kodifata so muri aho ariko noneho mu byukuri ibyabereye muri stade Amahoro ni muri stade Amahoro mwese nibyo mwarebesheje amaso yanyu urumva ngiyewe nk'umuntu wemera Imana y'u Rwanda naravuze ngo bisibye u Rwanda haba haje umunyamakuru ubwo nasimbaguritse nirukanse ariko gato hari ikintu muri kwirengagiza babanje kwamagana ibi bintu mbere yuko n'umukino utangira aho ku bantu bagombaga kwamamaza kino gitaramo cyangwa uyu mukino w'umupira w'amaguru mu bantu bagombaga kwamamaza kano kabumbu harimo abakinnyi harimo aba DJ harimo abantu b'ingeri zose bafite abahurira na showbiz mwabonye abitwa ba Muyango mwabonye wa mukobwa de Beni w'ishanga mwaramubonye nuko Kenisi umuntu wese uri kuvugwa Kenisi yaranyegera namubwira ati Kenisi usinizoweye ntabwo ngiye ndi umuroko ntabwo ampereza 200 ngo ngiye nze kuvuga ibyo bintu barakubeshye ntabwo ngiye nakwamamaza Gasogi kuri space ya Godfather Kenisi ntabwo utanga amafaranga ariko ufite nka miliyoni 2 uze ndakwereka urukumva Gasogi ni ngiye umuntu mu bantu bahora on top wananiye Kenisi namubwira nti ntabwo ngiye nazana Gasogi kuri space ngiye mfata umwanya nkavuga ku ntambara ziri kubera muri Kongo sha nkavuga ukuntu mu kibira byaba yakasa mutwe sha ngiye ngiye kuvuga kuri Gasogi ntakunda tese nuko hola taje kurangira abantu basakuje baravuga bati ni gute Kenisi mu byukuri nkawe nk'umuntu tuzi mwebwe ntimuzi ahantu ibintu byapfiriye Kenisi osokiri mu bamwatatse kuva mbere ho gato mbere y'umukino abantu muri kunyandikira ndabisabye mbere y'umukino mwe mubibonye nonaha ariko ndashaka kugira ngo mwumve ahantu ibintu byahereye mwebwe ntabwo mwabimenye reka nze mbasubize inyuma mu bihe gato kugira ngo murebe ahantu batangiye kwatakira Kenisi kuri uyu mujene yari yashize muri iyi kampeni yo kwamamaza umukino wa Gasogi byahereye aha Motion no kwitwika gandura gutwika amashati yaje ngende bifuza kwasura uburenganzira bwagera yuza amafaranga yanjye muri motion yes I'm going to plan it shaka kuguza muri motion ngiye kwitwika abantu mu nkurikira ku rukuta rwa Instagram ibi bintu nabishyizeho byamaze kabiri mugende muze kubireba aribwo ahangaha bahise bafata amashusho ya Semuhungu Goregore umugore w'umugabo bafata aya mashusho baragenda bayahuza n'amagambo ya Kenisi yigeze kuvuga ubwo umuntu bita Motion yashiraga ubwambure bwe hanze Kenisi ajya ku kinyamakuru yishingiye mu mafaranga tutaziyo yakuye aragenda ati ikintu cyitwa n'umwenda wose wa Motion cyangwa wakozwe n'umuntu ufite ahuriye na Moses ngiye kuwutwika icyo gihe abantu barababaye baravuga ati Kenisi ibi ni ubugome nk'umuntu ufite izina nkawe kujya kuri radio wishingiye ukavuga ko ugiye gutwika imyenda yakozwe n'umunyarwanda ko ari umutinganyi Kenisi bikoze sibyo ejo bundi rero muri iyi kampeni bashyize Kenisi ho igitutu bati nyuma yo gutwika imyenda ya Motion w'umutinganyi utumiye umutinganyi Kenisi hari ukuntu waba wihishe utaba muri closet nawe uri gahunda ahubwo ko ari ukwijijisha ni gute uvuga ko ugiye gutwika imyambaro kuko yakozwe n'umutinganyi mu mukino uri gutegura ukitabaza umutinganyi wundi akaba ari we uzana ngo aze gupromotinga igitaramo cyangwa umukino wa Gasogi munyumve neza
ahangaha bashyize igitutu kuri Kenisi ku buryo Kenisi yahise avana Semuhungu ku ma afishe yose yagombaga kwamamaza. Nimuza kwitegereza uretse Semuhungu wenyine niwe wiyamamaje kuko urukuva yarabonye promotion, yarabonye nyine nawe uzi ko ari gutegura ibintu by'ibitaramo. Gore Semuhungu yahise afatiraho kuko bamuhaye opportunity, nawe atangira kugira ati atangira gufata bya bintu byose na ya campaign baramusabye gukora bataramushyiraho igitutu, ahita abyishyirira ku nkuta ze. Ariko Kenisi n'ama platform ye yose ntawongeye gushyiraho Semuhungu, bahise amujugunya ibishanga mu ba influencer yari yitabaje. Ahangaha uwo bita Lorenzo umunyamakuru wa RBA yafatiyeho ariyo aya magambo ndashaka kureba mwumva intambara ahantu yaje iva. Ibi biraza kubafasha. Ahangaha ni nyuma gatoya y'umukino wa Gasogi na Rayon Sport. Lorenzo muri RBA yaragiye yifatira ku gahanga umuntu bita Kenisi, umunyamakuru usesengura ibingi bitwumari. Ndashaka mwumve gato. Aha ni Lorenzo muri studio za Radio Rwanda mbere y'umukino wa Gasogi na Rayon Sport. Abafana ba Rayon abafana ba Rayon n'abafana ba APR nibo dufite bakunze umupira w'amaguru mu Rwanda. Niyo Kenisi abashaka nabashiriye match saa 12 bagere saa 11 bazari saa 2 basuye bagiye saa 2 bagere cererwa kwinzi. Ntabwo nanjye cya gitekerezo nagikunze nuko nyine ari amakuru ari kubuni nanjye ntagira match najye kwireba. Ese ubwo twebwe abo nabafite ko APR tuzazikora gute izo match? Abo nabashoka bivuga ni match ntabwo gumaho nuko je kwageza half time. Oya half time usema gukorana kimwe. Half time ya Rayon tukajya muri pyramid. Cyangwa bi half cyangwa re twinyo abo wayitunga nabeshetse ntabwo najya mitaka aho tuzazikora. So ure Samoya machi Samoya so match ya Samoya ntabwo tuzajya ese Samoya ese umwadi kwa penalty ya Samoya na makuru cyane ni pyramid na match ya Samoya match kuri televiziyo Rwanda tele abantu bose bamanyire kumira yaranje kwantumira turika abantu bazakora match abantu bakeneye abaperekene kumva pe abona match ya Samoya na Samoya. Iyi nereri ya kabiri yakoze mu gutegura match, ereri ya mbere ntabwo ndibigarukeho ari bonye yakoze campaign for anti campaign. Icyo kimwe na nereri ya kabiri yakoze mu gutegura arashyira match Samoya hari match mpuzamahanga saa 2 ubwo nyine ngiye urwego rwa Radio Rwanda yibagirwa ibintu byo gutegura ama events ndamwemera pe ariko urwego rwe rarubonye naje kuri Radio 1 ingingo ya mbere nanenze ni muyizi Rwanda botwina ingingo ya mbere nanenze ni muyizi ingingo ya mbere nanenze muri event ni muyizi mu bijyanye no gutoranya aba DJs n'aba MC hari aho yikoreye anti campaign. Ingingo ya kabiri nanone ngiye kwirasa ikirenge gutegura match yo keri ibintu bijyanye na event management ndamwemera ariko hano ngiye email nyine Samoya jefe yagejeje kugoragoza kurenye kwibaza ukuntu ashaka kuvuga abafana popira ibyo twakubwiraga rero reka nanjye nabyumva ariko nyina kubwira ngo ishaka bigaruka ntabwo navuze ko yakoze. Uwo nuwo bita Lorenzo. Ahangaha Lorenzo ndakubwiza ukuri mw'abantu mwe yifatiye Kenisi ku gahanga. Rero byaje kugenda gute? Lorenzo yaragiye aterura video ya Semuhungu ari kubyina muri stade. Lorenzo ati ishano ricitse umurizo. Muri kumwe turi kujyana. Ahangaha byaje kuba bibi cyane cyangwa byaje kuba akasamutwe, byabaye birebire abantu barasakuza. Semuhungu bati Lorenzo yabishyize kure, aravuga ati ni kuki uyu muntu ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi akajya muri stade agakoramo ibiterasoni nka biriya, ko birari gushishikariza uburaya no gupromotinga ubutinganyi. Ibi ngibi turabyita gute? Semuhungu yararuciye ararumira. Semuhungu yararuciye ararumira kugeza aho guhamagara se neza ubwo namwitaba tugende gakeya kugeza aho ibintu birababaje. Mureke mu nyumvire kura muri silence.
Semuhungu yagize atya ati mu masaha 5 ashize ati umunyamakuru wo kuri RBA witwa Lorenzo uri kunsebya muri public kubera namwimye urukundo Jésus Christ au nom de Jésus. Ubundi ahangaha niho navuze ngo il est changé image. Umutinganyi uryamana naho bahuje ibitsina ubyemera ku mugaragaro utabihakana ati ubone Semuhungu umunyamakuru wo kuri RBA witwa Lorenzo urimo kunsebya muri public kubera namwimye urukundo o Jésus Christ ndapfuye wari waranzengereje taba amafaranga mbabarira urekere aho kunsebya kuko nukomeza ndagushyira hanze ibyo uri kwigira ngo bagushime nuko batakuzi injiji gusa. Murakoze Eric Semuhungu. Haba hashize amasaha 2 Eric bimwanga mu ndagaruka muri aya magambo ngo mube mumbikiye iyi screenshot baca umugani mu kinyarwanda ngo umanika agati wicaye waje ku kamanuro gahagarara. Uyu musangira ngendo kanze turebe ibye neza. Abaragiye aranyarutse yinjiye muri tariki mu kwezi kwa 3 tariki ya 11 2021. Tugende gakeya cyane. 2021 ku masaha ntari kureba tariki ya 20 ahangane tariki itariki hano ndabana itariki ya 11 z'ukwezi kwa 3 2021. You have received is 500, it's 50k from Eric Semuhungu. Ndabona ari hano Lorenzo yakiriye akayabo k'amafaranga avuye kwa Semuhungu. Ahangaha uwo bita Lorenzo yaranditse ngo ese boss ready ngiye wangurira agacupa ko Imana izaguha umugisha ngiye singoye ni mitsingi. Turashize turi kumwe. Eric Semuhungu yahise yohereza you have received. Urumva ahangaha nyuma gatoya Novembre tariki 29/2021 twarebye hejuru tariki 11 tariki ya 29 arongera ngo hey Chief Eric yo make it cooking look very easy. Niba ndi kubisoma neza ahanga muri DM byari bishyushye yari show ibi biratambuka. Nyamara rero ahangaha turagaruka kuri ntabwo ndi kureba itariki ariko biragaragara ko ari Novembre 4 2019. ni inshuti z'igihe kirekire. Turashize tugarutse dusuye inyuma imyaka 2 muri 2019. abantu bafitanye amabanga yabo tutazi. 2019 uyu yaje ngo one of the pictures I've ever seen. It is really chemical. Mana nje red is wow. Ako kajwi ni sawa cyane. I like it. Ngo uzaturya. Turashize. Nyamara rero Eric afite byinshi. Ahangaha ni bimwe mu byo Semuhungu yandikiye cyangwa mu biganiro bya Semuhungu nande na Lorenzo. Tugende gake. Ahangaha Eric Semuhungu
akimara gukora iyi tweet mu masaha birashize cyangwa mu masaha atashize, uwo bita Lorenzo yagarutse agira ati ariko se muri pandemic ya 2021 ningiye mu twips wenyine se muhungu yakandiye akanyenyeri yari inshuti yanjye ampa tutorials za yamuhaga tutorials zo guteka, yamwigishaga guteka. inkuru nyigenjeje gakeya nani Osokimu iyo hatangiye kuzana ibintu by'abantu, kuvuga ngo ahangaha mbere ko dutangira ikiganiro ndi kubahereza headline kugira ngo murebe ahangaha ntangiye kwikangamo ngizemo ni handi avuga ngo ireshange image, urukumva ni ukuvuga ngo nituza kwitegereza ndaza gukenera Lorenzo, mbabara unyoreze nimero ya Lorenzo kwifashisha, ndaza gukenera Lorenzo kuko nabona biteye ubwoba. Ndabona ahangaha I'm changing my mind ku buryo nashaka gutwara n'ikiganiro, kuko nimuza kwitegereza iyo hajemo iby'abantu baziranye bari inshuti mu myaka 5 ishize, bwana Osokimu, abantu bafitanye amabanga, umwe akavuga ati uri kunshyira hanze kuko hari ibyo ntakoreye, ntabwo uri kumpora ibyo nakoze, ntabwo uri gutanga opinion yawe, ahubwo hari ikindi kibyihishe inyuma, ko musangira ngendo waje nk'inshuti yanjye. Osokimu, nyuma y'ibi ngibi tubanje kubona, ibi ngibi tugiye kubyirengagiza, iby'ubushuti bwabo tugiye kubyirengagiza, tugiye kujya ku kibazo nyamukuru. Igitekerezo Lorenzo yatanze ntabwo wajya bampa nimero gutyo, my friend, ntabwo wajya bampa nimero gutyo uyimpaye, nshaka kugira ngo umuntu ayinyoherereze mpite nyikorera copy paste mwandikire. Osokimu, tugiye kwirengagiza iyi miriro iri kuva mu bushuti bwabo, kuko ntabwo bivuze ko umuntu ari inshuti y'undi adashobora kumutangaho opinion, ni bisanzwe. Lorenzo ni public figure, ni umunyamakuru ushobora gutanga igitekerezo. None umuntu ufite uko aziranye n'undi, kuba dufitanye amabanga dufitanye, ibyo ngibyo bingira ingwate yuko ntashobora gutanga igitekerezo, icyo ni kimwe. Ku rundi ruhande, Eric Semungu ibyo avuga nibyo, ntabwo bari kumuryoza ko yakaraza amabuno muri stade imbere muri public, ahubwo bari kumuziza ko yimanye urukundo nyuma yo gutanga amafaranga twabonye. Tugiye kugenda gato nabaje kubasubiza inyuma mu bihe kugira ngo mwumve iki kibazo ahantu kiri kuva, mwumvishe byinshi. Ngiye kubaha ijambo, inkuru tuyivimuzi, ba nyir'ubwite turabahamagara, icyo nzi cyo nuko bari buzi. Osokimu, iki kibazo wakibonye, uyu ni umunyamakuru, tugaruke kuri opinion Lorenzo yatanze na zira video mwabonye muri stade. Ijambo mushumwa 30 ndi gusobanura ibi bintu, ubu mwafata ijambo. Hari video utashyizeho ya KNC abwira RBA ko igomba kureka imikorere ifite kuko imeze nk'ubu nk'iya tabloid, ariko ace numvise nagabe igitero kuri Lorenzo, bumvishe yose cyangwa bayifite baza kuyidusangiza, ariko buri no kuri YouTube nuko ntabonye umwanya. Duhereye aho ngaho, urabona ikintu gikomeye cyabaye ni abanyamakuru bose bari muri kimiki basesenguraga ukuntu match ya Rayon Sport na Gasogi, ubwo ni Gasogi na Rayon Sport kuko ni Gasogi yari yakiriye, yashyizwe ku isaha igongana na match ya APR FC na Pyramide. Saa moya iya Gasogi gatangira, noneho iya APR FC gatangira saa 2. No kuvuga ngo ya PRC yasanzemo ya Gasogi na Rayon Sport itararangira. Bariya makuru bari muri studio, biragaragara yuko bari bisanzuye ku buryo buhagije, bari ijana ku ijana by'ubucuti na KNC bashyizemo, kandi ko umuntu wabo kuko bajya bamutumira
agasesengura akavuga ibigwi by'ikipe imigabo n'imigambi intangamarara kuri RBA kuko Kenisi ni umuntu utanga clips ziryoshye cyane. Noneho clips ni ikiganiro umuntu atanga koko kumva kiryoheye abantu ntibakureho urushinge. Iyo bamutumiraga rero mu kiganiro cyabo cya sport umvaga ari ibintu biryoshye ukanatekereza ko ari abantu badafitanye amasinde, ariko bigeze kuri iriya match basesengura bisanzuye, ariko uko kwisanzura kwabo kukabangamira kukaba anti publicity anti advert ya Kenisi kuko Kenisi yari yashoye imbaraga nyinshi ubwenge bwinshi amafaranga menshi mu kwamamaza iriya match ya Gasogi versus Rayon Sport. Ariko ubwo birasaba konza kumva agace karimo karibasira agace numvise karavuga kuri Lorenzo gusa, ariko niryo jwi dukiniye urumva harimo kwizigira. Ni nawe muyobozi wa kiriya gisata cya siporo Rugajurigane arahuza na Lorenzo, undi muntu wari urimo ninde noneho uko bari batatu ndatekereza banza bari batatu bose bemeranyaga ko iriya match yashyizwe ku masaha mabi, ndetse bari kwibaza bati turazogeza dute kuri Radio Rwanda, turageza APR cyangwa turogeza Rayon Sport. Ukumva bashaka kuvuga ko bari bwiyogereze APR kuko yari mu mikino mpuzamahanga amasaha yayo abara ya kafu ntabwo ahindagurika cyane. Gusa Lorenzo akavugamo ikintu gikomeye cyane cyo kuvuga ko KNC yabikoze kuriye kugira ngo abantu bari muri stade bagumemo baze kureberamo uko match ya APR FC na Pyramid irangira, ari nako bateza imbere ubucuruzi bw'imbere muri stade Amahoro. Sinzi niba ubwo bucuruzi bwa KNC, sinzi niba ari injawuro yaburyamo ku buryo yazanamo abantu guhera kare kandi akanabatinzamo. Icyo kintu sinzi niba mwagiciyeho umurongo. Aho haravuka amasinde akomeye ari burakaze KNC. Ubwo nyine nuko ndi kuvuga mu mvugo yo kubari inkuru ubwo byabaye n'ubundi. Noneho KNC aze yarakaye ahamagara umuyobozi wa Radio Rwanda witwa Rudo Havugimana ko ibyo bintu bamukoreye byo kugaba ibitero ku ikipe ye bidakwiye, ko ari ibintu bya YouTube. Anajombera mu Lorenzo ko yigeze gusaba ministre inzoga kuri social media kuri X, abwira ministre Professeur Bayisenge Jeannette wari ministre w'umuryango cyangwa se w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ati nta cupa ryawe nzi. Iyo icyo kintu murakibuka, ariko ntabwo ndi bugaruke muri context yabyo kuko narondogora cyane. So bikavaho ayasaba amasinda ya mbere Godfather, hakurikiyeho rero ibya Semuhungu muri stade. Statement ya Lorenzo ntabwo iri homophobe, ntabwo yanga igaragaza ko ari umwanzi w'abaresibienne w'aba LGBTQ. Rwose biragaragara we aravuga ati aho byakorewe bisession yo gukora imibonano byabereye ahantu muri stade yinjiramo bose, ntabwo ari night club. Mu by'ukuri statement ya Lorenzo iri intellectual, iri mu bwenge kandi irarinda umuco, kuko ntabwo wambara imyenda kuri stade, ntabwo wambara imyenda ya piscine mu kabari. Biriya rero yanenze kereka niba yari ubuceceke akapfiramo imbere navuga ibyo atekereza agenda yarigeze gukandirwa icyo gihe ku kanyenyeri kaba gahindutse ruswa, urumva akaba yakoresha ubundi buryo KNC kubibwira Semuhungu ko ubutaha bidakwiye, ariko we yabivuze ku buryo bwo kumugaragaro. Icyo nacyo gihinduka ikibazo, ariko abantu benshi nikiretse ko bakwemeranya nawe. Ntabwo arwanya, ntabwo ari umwanzi, ntabwo ari umuntu uvumira ku gahera cyangwa yifuriza ikibi cyangwa se batanabihisemo kuryamana nabo bafite ibitsina bimwe, ku mugabo umugore ku mugore. Noneho ikindi ni kiriya kiganiro na Kasuku, urumva ko Lorenzo ashinja KNC ko KNC yari